Wana kabisa nongera kubasuza amwe mwese mugomeje gutega amatwi TV Andahe Kingdom TV kabisa cyane njewe Eric Tigo acadi Wana kabisa nsuza abantu bose bagenda bavuga ngo hari umunyamakuru tuvuga kimwe ariko uba munyamakuru andashaka kuzamumenya kabisa tuza obita amahoro Nasiri aka good size aka the girl abafiye batoto baye kabisa na agadi rugangura Axel impamvu bura rugangura Axel yambara ingofero cyane urayizi nayo napfa kumenya nuko Nasiri wabivugiye bavurugagura Axel akora kwa barigofero ruko afite iki uzagenda umubwira ati Axel kuramo ingofero ndebe uzatubwirwa impamvu akunda kwambara ingofero wana kabisa tujye kuba atuza ku rutonde top 5 cyangwa se abakinnyi batanu kwisi abakinnyi batanu kwisi urumva ari nkande ushaka gushyiramo ba Haruna ariko abo ngabo nabiwanye abakinnyi batanu kwisi wana kabisa tujye kuba tuza tubagarukaho tunavuga record zabo ari amashusho yabo mureba nicyo kintu kibagaragaza nk'abakinnyi batanu kwisi tuhera ku mwanya wa kanga hedi wa gatanu wana kabisa cyangwa se wanyara cyangwa se warari kabisa tujye kugaza ku mwanya wa gatanu haro mu kinyi bita Antoine Griezmann kabisa yavuye muri Atletico Madrid mu France yagiye gukinira ikipe ya FC Barcelona kabisa wabamwita Antoine Griezmann kabisa aka Paisto kabisa akaba ari kuza ku mwanya wa gatanu ku mwanya akanga wa gatanu wana kabisa tujye ku mwanya wa kane wana kabisa tujye ku mwanya wa kane bamwita Kylian Mbappé rote cyangwa se Kylian Mukhara Mbappé rote kabisa akaba ari kuza ku mwanya wa kane bamwita Kylian Mbappé rote uyu numwana mutoya benshi bemeza ko ashaka no kuzaza ku mwanya wa mbere nimba tumaje kuvuga top 5 tukatuvuza umwanya wa gatatu umwanya wa kane nako bamwita Kylian Mbappé rote urumva gatatu kabiri rimwe arinde kabisa mbibutsa ko ushaka gukora subscribe hara kuri Andahe Kingdom TV without Tigo TV show ukagenda usabanya cyangwa iyi video ukagenda iha abantu bakunda sport cyangwa se nabashaka kuza bakajya bayikunda tugeze ku mwanya wa kangahe wa gatatu wana kabisa tujye ku mwanya wa gatatu bamwitande urakeka ari nde wowe kora subscribe kabisa bamwita Neymar dos Santos Aveiro Brazil cyangwa se Brazilian kabisa yavuye muri Barcelona bari gukina muri Paris Saint-Germain bamwita Neymar dos Santos mbibutsa ko icyatumye aza no kwimwanya ubushize aherutse no gugarukira kuri UEFA Champions League final aho baje kuba batsindwa na Bayern Munich kabisa yaje ku mwanya gatatu bamwita Neymar dos Santos Aveiro aka the Brazilian kabisa rimwe na kabiri musore yes sir rimwe na kabiri ari nkawe urumva utahita usoka hano muri studio ukiruka kabisa niko wana kabisa ku mwanya wa kabiri top 5 the player in the world bamwita Lionel Messi aka the lefty Rex kabisa cyangwa se kuguru kubumoso bamwita Lionel Messi amusore mugufi cyane ariko nibimubuza kuba ari kuza ku mwanya wa kabiri iki kintu impamvu abantu benshi bari buze kuba bakitiranya no kwiki cyambere n'uyu mukinnyi wa mbere turibuze kuba tuzana umusesenguza umwana muto ariko uzi ibintu bya football Messi aje ku mwanya wa kabiri umwanya wa mbere bamwita Cristiano dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo ashaka kuba yaje ku mwanya wa mbere aje ku mwanya wa mbere ubusesenguzi tsieri tunakureka wigendera uyu Cristiano Ronaldo na Messi na numwe ujyamera kunda ari uwa mbere impamvu hari abantu benshi bagiye bahita mati Cristiano Ronaldo yaciye muri Benfica kabisa ajya muri Manchester United ajya muri Real Madrid none akabaje muri Juventus Dortmund cyangwa se Juventus akaba amaje kuba umwanya wa mbere Lionel Messi na kipe izikomeye tumuzi uretse FC Barcelona nicyo kintu abantu benshi bagiye bagaruka tutitaye Ballon d'Or ka amurusha Ballon d'Or imwe nicyo kintu bagiye batandukanyirizwa atsere nkushimira cyane yes sir aho buta hasta la vista cyane after la vista kabisa turacyari kumwe hano hongenda knocking top 5 as a player in the world cyangwa se abakinnyi batanu kwisi hano mbafitiye umutumirwa hano muri studio musore mbabarira wegera hano gahunda za microphone mbibutsa ko wakora hari subscribe ukanakora share iki kigano ukajya ucyumva gatanu kuri gatanu kabisa amakuru yawe iyi ni ikaze muri Andahe Kingdom TV kabisa muri gusuzwa nanjye Tigo cyane kabisa Ronaldo Messi Ronaldo aje ku mwanya wa mbere Lionel Messi aje ku mwanya wa kabiri Renapu yawe uko byumva worumva kwa bakini iki kiganiro nta kintu bari kukivuga urabona nyine Messi yanyuze mu makipe menshi ariko ikipe yanyuzemo zose ziroroshye ariko Ronaldo urabona nawe
yagiye anyura mu bikombe atsinda ibikombe byinshi atwara na za zirige zikomeye twaba tubasubije ijambo cyane kabisa nga agenda atsinda ibikombe byinshi gutsinda ni nko kubona uyu muramwihangana niko abizi kabisa avuga gutsinda ibikombe byinshi ni nko kubibona kabisa mbifuza ko iki cyegeranyo yagikunze ushaka gutanga subscribe ukakanda like nakazojya kabisa ukajya ureba bino bintu byacu 5 kuri 5 mbashimira mwe mwese mugomeje gutega amatwi Ndai Kingdom TV kabisa ngiye tuzasubira ubutaha dushaka kuza mu bintu byinshi wakoze cyane kwitabira musore. So thank you. And you kabisa mbibutsa ko wakunze kino kiganiro ukora subscribe ukanakora share Ndai Kingdom TV without Tigo TV show. Thank you very much. The good prayer.